Bamaze kubibona rero barabitangaza, ni mwe gucika ururondogoro rero, nta gikuba cyacitse. Ese mureke mbabazi, nta bamisiyoneri mujya mubona bajya baza bavuye muri Suwede b'abadamu? Nta bamisiyoneri mujya mubona b'abadamu? Misiyoneri Sive wabaga mu Mashesha ntabwo yari umudamu? Nta bamisiyoneri mujya mubona baza b'abadamu? Ese kuki abamisiyoneri b'abadamu baza? Ese iyo baje ntabwo bahabwa umwanya bakabwiriza? Iyo baje b'abadamu ntabwo bahabwa umwanya bakabwiriza? Rero nimureke tuba abakirisitu ba nyabo, ahubwo twe gutwarwa n'irari ry'ibyifuzo byacu. Mureke Imana iyobore. Bakunzi b'ikiganiro cyacu, basuhuje abo dukunda kuganira kuri iki kiganiro, aho muri hose hirya no hino, abari i Burayi, abari muri Amerika, mu mpande z'isi zitandukanye, mu migabane yose igize iyi si, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Abanyarwanda bari mu mpande zose z'u Rwanda, mu turere twose tugize u Rwanda, abari mu ntara zose zigize u Rwanda n'uturere, cyane abari mu mujyi wa Kigali, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Muri kumwe rero na Aime Moses, niwe mugiye kuganira muri aka kanya. Nagira ngo tuganire rero uyu munsi wa none. Nje gukora ikiganiro mbabaye, ntishimye. Ntabwo nishimye cyane kubera impamvu namwe muri buze kumva, impamvu itumye ntishimye nyine namwe muraza kuyumva, kuko turi kumwe kugira ngo tuganire ibi ngibi. Tugiye gusesengura rero ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Hamaze igihe hatambuka inkuru benshi batari kuzivugaho rumwe, bavuga kuri ADPR ubundi ni itorero ryatangiriye, nk'uko tubizi, ni itorero ryatangiriye Igihundwe, aho ni mu karere ka Rusizi. Niho ryatangiriye, habatizwa umuntu umwe. Igihe umuzungu wamubatije avuga ko uwo muntu azakurikirwa, amuhanurira ubuhanuzi bukomeye, aramubwira ngo azakurikizwa n'iyindi mbaga nyinshi y'abantu benshi bazabatizwa muri iryo torero ryari ritangiye. Kugera uyu munsi wa none, ku myaka 85 iryo torero rimaze kugira abakristo barenga 2 miliyoni, ndetse n'abandi bari hejuru. Abari batirijwemo bo barenga uwo mubare, kubera kuko hari n'abandi bari batirijwemo bajya gukora andi matorero ahandi, bivuga ngo ni itorero umubyeyi ryagiye ribyana n'andi matorero ku ruhande. Uyu munsi wa none rero itorero rya ADPR ryashyizeho itangazo ry'uko rigiye guhereza inshingano y'ubushumba abadamu. Icyo kintu rero nicyo ngira ngo nanjye tuganireho, dusesengure kuri icyo kintu. Abantu benshi numvisha bakivugaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndagira ngo tugisesengureho natwe mu bunaribonye bwacu n'ubumenyi bwacu. Dusesengure turebe icyo kintu, icyo kintu uko gihagaze. Ndavuga rero ku bintu bigera kuri bitandatu, 7 nibyo ngire ngo tuvugeho. Tuvuge ku mushumba, k'uyu mushumba wa ADPR. Tuvuge k'uyu mushumba wa ADPR. Ubundi umushumba, ubuyobozi bwose, Bibiliya idusobanurira ko ubuyobozi bwose aho buva bukagera buva ku Mana.
kandi njye noneho mu myizerere yanjye nemera ko nta kintu gishobora kubaho Imana itagifitemo uruhare, atari umugambi w'Imana ntabwo yakwemera ko icyo kintu kibaho. Niko imyizerere, niko Imana nyifata, Imana y'ukuri niko nyifata nk'Imana y'inyembaraga yemera ko ibintu byose bibaho, yabyemeye. Kuko mwibuke n'abantu mwagiye musoma ijambo, n'abantu twasomye ijambo ry'Imana, mwibuke kugira ngo shitani agire ububasha bwo kujya kuyobya, byo kujya gukora ku buzima bwa Yobu, mu byibuke yarabanje ifata umwanya ijya kuvugana n'Imana. Burya shitani ajya avugana n'Imana, mbibabwire mw'abantu, shitani ajya avugana n'Imana bagapanga umugambi w'ikigiye gukorwa. Imana rero yavuganye na shitani, shitani iravuga ati uyu muntu impamvu agukorera gutya ni ukubera ko nawe wamugize gutya, ni ukubera ko wamuhaye, ni ukubera ko ibi byose ubimpaye ukampa uburenganzira nkabimunyaga, yakuvaho. Imana iravuga ati okay, ni uburenganzira ushaka, uburenganzira ndabuguhaye, ngaho genda ubikoreho, genda ubikoreho. Bivuga ngo n'icyo shitani igiye gukorera umuntu gikomeye ibanza kujya gusaba uburenganzira Imana. Niyo mpamvu ndi kubwira nti ikintu iyo kiri mu mugambi w'Imana kiraba, iyo kitari mu mugambi w'Imana kiraba. N'uyu mushumba rero wa ADEPR Ndayizeye Isaie ni umushumba washyizweho n'Imana. Kubera ko yataza kuba yarashyizweho n'Imana, ntabwo aba ayoboye izi manda zose, ntabwo aba ayoboye ADEPR imyaka ingana gutya. Ntabwo aba ayoboye ADEPR imyaka ingana gutya, ntabwo byari gukunda. Ariko kubera ko yashyizweho n'Imana, Imana yo mu ijuru yabonye ko ari we muri iki gihe ugomba kuba umushumba, yamushyizeho nyine. Imaze kumushyiraho imuha n'inshingano. Urumva biratangaje cyane rero kubona umuntu uyoboye miliyoni zirenga ebyiri z'abakristo, z'abaturage, abantu b'Imana. Birababaje cyane kubona umuntu ahangara akamutuka ku mbuga nkoranyambaga, akamutuka mu ruhame, akamutuka. Njyewe ubu turi kuvugana nababajwe n'ikiganiro, nagikurikiye neza ikiganiro, umunyamakuru wo kuri Beura bamwita ngo ni Pamphile, ngo ni umukristo uhangara umushumba we. Mureke tuganire nawe. Ubu ushobora kubona umubyeyi wawe yambaye ubusa ari ku muhanda, ubundi warangiza ukavuga ngo ugahamagara abantu ati nimuze murebe data yambaye ubusa, nimuze murebe papa yambaye ubusa, nawe ukajya gushungera ati timuze murebe papa yambaye ubusa. Ubwo ndi kubivuga niba umushumba wenda yarakoze amakosa, niba yaba yakoze amakosa, ese birakwiriye ko wagenda koko mu itorero usengeramo? Ubundi mwebwe muvuga ngo uyu ni umugambi wa Antikristo kubera gushyira mu bikorwa wenda iby'inama yizeho ya ADEPR, gushyira mu bikorwa wenda ibyo leta idusaba gukora. Ubundi mwebwe murimo mubirwanya, nimwe mugwiriwemo n'umwuka wa Antikristo, nimwe mufite. Ntabwo itorero ariryo rigwiriwemo n'umwuka wa Antikristo, ahubwo mwebwe murimo murirwanya itorero rya ADEPR. Abantu mwebwe murimo murwanya itorero rya ADEPR nimwe mugwiriwemo n'umwuka wa Antikristo. Kuko wowe uri gutuka, buriya iyo uhangaye ugatuka umushumba mukuru w'itorero runaka, buriya uri gutuka rya torero, niryo uri gutuka. Kandi itorero rya ADEPR ntiryigeze rigutuka, ariko we urimo urarituka. Ubundi warangiza ukavuga ngo ni we wuzuye umwuka. Ariko nibyo wuzuye umwuka, ariko wuzuye umwuka utari uw'Imana. Kuko ntushobora kumbwira ukuntu wuzuye umwuka w'Imana. Njyewe izi cano nababajwe cyane, nagize agahinda cyane gakomeye kumva umuntu umukristo utari n'umudiyakoni, umukristo ahangara umushumba mukuru washyizweho n'Imana. Njyewe mureke mbabwize ukuri,
njyewe ndahangaha sindi umuhanuzi. Ubundi muri Bibiliya twigiye dusoma ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera, ngo hari abasore bigeze biyeguza kuvuga nabi Mose, baramutuka n'uruhara n'ibiki byose sinabisubiramo ibyo bamubwiraga. Urumva, arangije icyo yakoze yaravuze ati nona ubutaka nibwasamuke bubamire. Ubu ngubu uretse ko Izayi Ndayishimiye ari umukozi w'Imana, uratekereza ko ikintu yakwaturiraho kitakubaho? Uretse ko tutabikwifurije, ariko ibi bintu bantu mwebwe mwiyeguje guhagurukira itorero ry'Imana, ntabwo muzigera mubona amahoro. Njye mbibabwire, ntabwo muzigera mubona amahoro. Gusengera abagore muri ADEPR, ese ubwo ni ikintu gikomeye? Ese ubundi kuki mwebwe mwumva ko bidashoboka? Ese ubundi mwabagore mwebwe, nabonye hari umugore nawe waje ku mbuga nkoranyambaga nawe yifatanije n'abari kurwanya icyo kintu. Ese reka nkuba, ubundi wowe kuki uvugira ku mbuga nkoranyambaga? Niba mwitwaje iryo jambo ryanditswe muri Bibiliya ngo umugore ntakavugire mu iteraniro, none wowe kuki uza kuvugira ku mbuga nkoranyambaga? Ese kuki uza guhanura? Kuki uza guhanura? Ni ukuvuga ngo niba abagore barakoze umurimo w'Imana, kandi twagiye tubibona bawukora kuva kera, nabivuze mu kiganiro cyashize, ndavuga ko kuva kera abagore bakoze umurimo w'Imana muri ADEPR, babaye abarimu b'imidugudu, babaye abadiyakoni, urumva, bagiye babwiriza bakayobora ibyumba. Ubu dufite abaevangeliste benshi muri ADEPR, abaevangeliste benshi turafite abadamu babwiriza ubutumwa, n'ingero turazifite, nawe kandi urazifite, nubwo bwose buri kwigira gutyo, ahubwo nuko wuzuyemo umwuka wa antikristo, umwuka wa dayimoni wo kurwanya itorero. Urumva, ikibazo iyo kibaye ikintu utacyumva Moshe, iyo utumva ikintu mu itorero urimo, urapfuka mugasenga, ugasenga ukabaza Imana. Niba uri umunyamasengesho koko, niba wuzuye umwuka wera w'Imana, Imana iragusubiza ikakwereka icyerekezo ifite. Ntabwo umwuka w'Imana ntabwo gutegeka kuza gutuka abashumba ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo gutegeka kuza gutuka abantu no kuza kuvuga ibitagenda. ADEPR muyivuga ibitagenda gusa, ibitagenda. Igihe cyose ni ukwishakira amakosa gusa, ni ukwishakira ngo amakosa, ngo muri ADEPR habaye ibi. Ese wowe mu gukemuka kw'ibibazo byo muri ADEPR wowe ufite uruhe ruhare? Mbere yo kuza kuvuga abandi ngo umushumba n'ibiki byose, kuri umukristo wo muri iryo torero ufite uruhe ruhare mu gukemuka kw'ibyo bibazo? Ukaza ukavuga ngo waganiriye n'umushumba, ngo mwaraganiriye, ngo muganira ngo ibi n'ibi. Mwaganiriye hehe? Wamubeshyiwe, wamupaganiwe, kubwo ari ubupagani. Mwaganiriye hehe? Ubwo ni ubupagani. Mwaganiriye hehe? Ubwo ni ubupagani. Waganiriye he n'umushumba aza kukubwira ko ngo atemera Bibiliya? Mwaganiriye hehe? Mwabantu mwe mwakijijwe mukava mu byo murimo, hati Imana itazabitura ibikosa bibi murimo mugenda mukora. Nimukizwe, kuko ubwo ni ubupagani. Nimukizwe mw'abantu mwe, ubwo ni ubupagani. Yego, ubwo ni ubupagani. Uri kuvuga ngo ADEPR ntikwiye gusengera abagore, ngo ni umwuka wa antikristo ngo ateye muri ADEPR. Wowe ubwo uri kuvuga ko abandi babwiriza butumwa bose, abagore bakora umurimo w'Imana, abashumba dufite bo mu yandi matorero, nabo nyine ari abantikristo. Ni ibyo uri kuvuga. Rwa rutonde ni rurerure. Imana idufashe. Ariko njyewe ndagira ngo rwose bantu muzareba iki kiganiro, ni muhumuke muba abasirimu, muhumuke mugire ubwenge, mureke ibyo bintu rwose, mureke ibyo bintu. Ikibayobeye icyo mutumva nimusenga Imana izagira gute? Izabasubiza ku cyo mutumva. Imana yacu irasubiza, kandi namwe nzi ko twemeranywa neza ko Imana yacu isubiza. Ese koko birakwiye ko abakristo bari mu itorero
aribo baza kuvuga ibiri kubera wenda mu itorero runaka. Dukunda kubona abantu bo muri ADEPR aribo baza kuvuga ngo ADEPR ibi n'ibi, ADEPR ibi n'ibi. Ese koko birakwiriye ko abakristo bari mu itorero runaka, abakristo bari muri ADEPR ari mwe mukwiye kuza kwambika ubusa ADEPR? Birakwiriye ko abakristo bari muri Restoration Church ari mwebwe muza kuvuga ibintu biri gukorerwa muri ntuzi kwambika ubusa Restoration Church? Birakwiriye ko abakristo bo kwa Gitwaza ari mwe muza kuvuga, ari mwe mufati ya mbere kuza kwambika ubusa, mujya kwambika ubusa Restoration, muza kwambika ubusa Zion Temple? Birakwiriye ko abakristo bo kwa Minyoni ari mwe muza kwambika ubusa Minyoni? Birakwiriye ko abakristo bo muri Grace Room kwa Julienne Kabanda, birakwiriye ko ari mwe muza mufati ya mbere mukaza kubwira kwambika ubusa Julienne Kabanda? Birakwiriye ko mwebwe abakristo yabwirije ubutumwa mugafashwa, mwarezwe nawe, birakwiriye ko ari mwe mufati ya mbere mukaza kuvuga, mukaza kwambika ubusa umuntu wababwirije ubutumwa mukabwemera. Niba yakubwirije ubutumwa mukamarana igihe ukaba wumva wenda utagikeneye kumva ubutumwa bwe, ese birakwiriye ko uza kumwambika ubusa? Mwino minsi nsigaye mbona abantu cyane cyane abakristo bo muri ADEPR, nanjye ADEPR nyibamo. Ese birakwiriye ko ari twe dufatiye ya mbere kuza kwambika ubusa ADEPR? Ikibazo iyo kibaye dusenge, nidusenga Imana, urumva Imana izadusobanurira impamvu y'icyo kibazo. Icyo natangiriye mbabwiraho ni uko nta kintu kibaho Imana itagifitemo uruhare. Nta kintu kibaho Imana itakizi, kuko Imana yacu dusenga izi byose. Imana dusenga ishoboye byose. Niko kwemera kwacu kuvuga, niko kwemera kwacu kuri. Imana yacu ishoboye byose, Imana yacu izi byose, kandi ikintu cyose kiba kiri mu mugambi wayo. Niba ikintu cyose kiri mu mugambi wayo, ni gute aho kugira ngo dufate umwanya wo kwibaza, ahubwo dufate umwanya wo kujya kubwira isi yose ngo byacitse, ngo ADEPR ibintu nibi byacitse, ukabona n'umuntu w'umushumba ufite inshingano, ukabona umuntu w'umushumba ufite inshingano. Njya mbibona kuri channel bita ngo Ibyishimo Official. Uriya kamemu ni umuntu ufite inshingano muri ADEPR, ni umuntu ufite inshingano muri ADEPR. Yari afite umwanya muri ADEPR. None wenda birashoboka ko uyu munsi ashobora kuba atarawufite, urusengero rwe bararufunze, akaba ariyo mpamvu yirirwa asebya itorero ry'Imana, yirirwa asebya ADEPR. Ariko rwose pe, ibyo mukora byose mushyire mu bukristo, mureke ubupagani, kuko kuri njye uko mbibona nk'ubupagani. Urumva, mbibona nk'ubupagani kabisa, mbibona nk'ubupagani. Kuko ntabwo hari amacano nyine yahagurukiye kwirirwa asebya ADEPR. Cyakora ADEPR irabacururiza, nibyo izajya bacururiza yo mutayivuze ubanza mutabona views, urumva. Ariko ADEPR muyireke, mukora umurimo w'Imana, urumva. Ibya doctrine ya ADEPR ifite doctrine yayigenderaho ishobora kuvugururwa bitewe n'igihe, urumva. Kuko uyu munsi wa none mw'abantu, mbere kera abakera bambaraga inshabure, ariko uyu munsi twambaye amapantaro, twambaye n'amashati. Ubwo rero niba ibyo bintu twarabikoraga abakera ariko bambaraga, uyu munsi tukaba tutambaye ibyo abakera bambaraga, nuko umuco nyine ugenda uhinduka bitewe n'igihe, urumva. None niba ADEPR abantu barakoze umurimo w'Imana muri icyo gihe, bakoze umurimo w'Imana uko bashoboye, bawukora nyine batarize uko bashoboye, urumva, babigijwe n'umwuka w'Imana. Ariko uyu munsi wa none muri ADEPR tumaze kugwiza umubare w'abantu benshi bize,
basobanutse. Urumva, harageze rero kugira ngo noneho ADEPR nayo ikora ibisobanutse nk'uko nayo imaze kugira gute igisobanuka, igira abapasiteri bize nk'uko nayo imaze kugira abakristo benshi bize. Urumva, niba utarize ihangane byo kugutera ishyari, ntabwo ari ADEPR yakubujije kwiga. Ibi ndi kuvuga ntabwo ndi umuvugizi wa ADEPR, nta nubwo ADEPR yantumye, ahubwo ndi kugira ngo tuganire namwe abantu bankurikira, namwe mushyire muri logique, mushyire mu bwenge, mutekereze. Mumaze gusobanuka, abakristo bo muri ADEPR mumaze gusobanuka, mumaze kwiga, mutekereze. Ese murashaka ngo uko iyo ADEPR yatangiye itagijwe n'umuntu umwe, murashaka ngo ariko gumu uyu munsi none aba ariko tukomeza kuyireba? Tuyirebe muri ADEPR y'umuntu umwe, tuyirebe muri Pentecote y'umuntu umwe? No, agaruko nguko bimeze. Nimureke rero, niba inama nkuru iba yicaye ikabona ko hari ibintu bikwiye, ntabwo pastor umushumba mukuru wa ADEPR Ezayi ari we muntu wenyine ufata icyemezo. Niba biriya bintu biba bigiye gukorwa, biba byigiwe hamwe, kandi bari abantu twabahaye inkoni, cyangwa se bahawe inkoni y'ubushumba kubera ko bari abantu babikwiye. Barasenze rero, niba bafashe umwanya bagasenga, bagategura, urumva, barateguye nyine, biba ngombwa ko babona ko ibyo bintu bikwiye byo gusengera abadamu ku bushumba. Bamaze kubibona rero barabitangaza. Ni mwe gucika ururondogoro rero, nta gikuba cyacitse. Ese mureke mbabazi, nta bamisiyoneri mujya mubona bajya baza bavuye muri Suwede b'abadamu? Nta bamisiyoneri mujya mubona b'abadamu? Misiyoneri Sive wabaga mu Mashesha ntabwo yari umudamu? Nta bamisiyoneri mujya mubona baza b'abadamu? Ese kuki abamisiyoneri b'abadamu baza? Ese iyo baje ntabwo bahabwa umwanya bakabwiriza? Iyo baje b'abadamu ntabwo bahabwa umwanya bakabwiriza? Rero nimureke tuba abakirisitu ba nyabo, ahubwo twe gutwarwa n'irari ry'ibyifuzo byacu. Mureke Imana iyobore. Mureke Imana iyobore. Mureke Imana iyobore. Niba ariyo yashimye ko tuba mu gihe nk'iki ngiki nyine, niba ariyo yashimye ko abadamu babashumba, nimureke Imana iyobore. Nibona ko bidakwiye ntizakunda biba, ariko nibona ko bikwiye ibyo bintu bizaba. Yego, bizaba. Hari cano rero nabonye zahagurukiye kurwanya, iyo bavuze gato kuri ADEPR, ikintu gito kuri ADEPR, zihita zihaguruka zikataka ibintu bigakomera, ugasanga reka da, ibitutsi ibiki, ugahangara umuntu, umushumba ugushumbye, ukamuhangara ukamutuka. Birababaje mw'abantu, birababaje. Ahubwo wowe ni uri kuzamukirwamo n'umwuka wa Antikristo, wowe uri kuzamukirwamo n'umwuka wa Antikristo. Ubwo ngewe izo cano mvuga kuri Byishimo official. Muzayirebe, muzakurikira ibiganiro by'uriya mugabo. Nta kintu biba bigiye kubaka abakristo, ahubwo ni ibyo gusebya gusa. Kandi ntangazwa nuko uyu wo kuri Byishimo nawe numva avuga ngo ni pasiteri, ariko ubwo bupasiteri nyine ngiye bukanyobera. Kuri Beura Pamfile we noneho yakoze akazi gakomeye. Iyo bita ngo ni Mama Joshua TV, iyo iteye ubwoba. Hari umuntu rero ukorera kuri Umusaruzi TV, we noneho ubundi tumuzi ku izina rya Kimanuka, yacurangaga kera muri ADEPR, biza kurangira nyine ananiranywe na ADEPR kubera zanda nini z'abantu muri iyi minsi no kurwanira ubuyobozi no kumva bashaka ubuyobozi, babona batabubahaye, urumva
bakava mu itorero ahubwo bagafata umurongo wo kugira gute wo gusebanya. Nakunze kumva amacano menshi abivuga kandi ibyo bavuga ni ukuri. Urumva, iri torero ritera umwaku. Niba udashaka kugira umwaku niba udashaka guterwa umwaku n'iri torero, iri torero murisengere aho kugira ngo mugire gute muryatake. Ni murisengere aho kugira ngo muryatake. Ngenda ndabwira abantu ngo musengere iri torero aho kugira ngo mugire gute muryatake. Aho kugira ngo mwatake umushumba urishumbye, aho kugira ngo watake umushumba wawe, aho kugira ngo uzane ibintu by'ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga, ubeshya ngo wabwiwe n'Imana kandi ntaho mwavuganiye, ari ibintu byo gushaka views n'ibiki byose. Aho kugira ngo ukore ibintu nk'ibyo, ni musengere itorero aho kugira ngo mujye kugira gute kuryataka. Mbabazwa cyane rero namwe mufata umwanya wo kwataka itorero ry'Imana aho kugira ngo murisengere. None ugasanga kandi iryo torero ngo murisengeramo. None se wafata koko umva ntibikwiye, nta namba, ntabwo bikwiye namba. Biranababaje, biteye agahinda kubona umwana mu rugo ashobora gufata inzira yo kujya gusebya ababyeyi be. Biteye agahinda. Biteye agahinda. Biteye agahinda. Ikindi kintu nshaka kuvuga, ntabwo ADEPR yigeze yanga gushingira, ntabwo yigeze yanga gushingira Vestina. Ahubwo Vestina niwe wahisemo ahantu ari bushingirirwe. Ntabwo ADEPR yanze gushingira Vestina. Mu matorero yose ari mu gihugu, mbere yuko umuntu ashyingirwa, mbere yuko umuntu akorerwa uwo muhango wo gushyingirwa, agomba kuganirizwa, aganira n'itorero agiye gushyingirwamo, aganirwa n'umushumba uzamushyingira, akamuha inyigisho, yamara kumuha inyigisho bakaganira n'uburyo agiye gushyingirwamo. Urumva, umuntu washyingiwe, umukobwa ashyingirwa nk'umukobwa. Isugi ishyingirwa nk'isugi. Kiriya kimenyetso cy'uko umuntu ajya ku ruhimbi gushyingirwa bamanuye agatambara, ni ikimenyetso kigaragaza ko ari isugi. Urumva, noneho ukaba ugiye gushyingirwa, ukaba ugiye kuba umugore, ukaba ugiye kuba umumama. Urumva, none iyo uri umugore ushyingirwa nk'umugore, ntabwo itorero ryanze gushyingira abagore n'abagabo. ADEPR igishingira abagore n'abagabo, ntabwo mubizi se? Ariko ibashingira nk'abagore n'abagabo. Umukobwa n'umusore ikamushingira nk'umukobwa n'umusore. Urumva, ubwo rero iyo mugize ibintu mutumvikanaho, ntabwo bivuze ko mwatereranya umuntu. Ikindi, umwana yamaze gukura afite uburenganzira bwo kujya mu itorero runaka. None se mwe iyo umuntu yatangiriye mu itorero runaka aririmba bikavugiraho akarivamo, ntabwo bivuga ko hari ikintu cyabaye, nta gikuba kiba cyacitse. Nta gikuba kiba cyacitse. Ubuzima rero ni uko nguko bumeze. Yego, nibyo rero nandi kubabwira ko nta kintu na kimwe gishobora gukorwa Imana itagifitemo uruhare. Ibintu byose Imana irabyemera. N'izi ntambara ziba ziri muri ADEPR Imana irazemera, yemera ko zibaho. Urumva, kandi ikintu cyose cyiza mbabwire mw'abantu mwe mbisubiyemo, ikintu cyose cyiza nuko ikikwereka ko ari cyiza nuko kigira intambara, kigira abakirwanya. Gushyira rero mu bikorwa, gufata itorero rya ADEPR umushumba akarijyana mu cyerekezo igihugu cyacu kiri kwerekeramo, ntago ari ikosa. Ahubwo ngewe ndi kwibaza, mwebwe muri kurwanya ko ADEPR ijya mu cyerekezo igihugu kiri kwerekezamo, ni ADEPR muri kurwanya cyangwa ni igihugu muri kurwanya? Ni igihugu muri kurwanya cyangwa ni ADEPR muri kurwanya? Ubundi musobanure neza kugira ngo dusobanukirwe neza icyo muri kurwanya icyo ari cyo. Ndavuga ayo macano yiyemeje guhagurukira umushumba, ngo kubera ko umushumba yavuze, yahagurutse akavuga ngo tigushaka ko ADEPR ijya mu cyerekezo igihugu cyacu kiri kwerekeramo. Urumva,
ubwo ndabaza ba Byishimo official nibo numvaga bari kubivugaho, ni igihugu muri kurwanya, ni ADEPR muri kurwanya. Nibyo tugira ngo mudusobanurire, dusobanukirwe neza niba ari igihugu muri kurwanya cyangwa niba ari ADEPR muri kurwanya. Hanyuma noneho tubisobanukirwe neza kuko ADEPR ibyo yakora byose, ADEPR ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi Bibiliya itubwira ko tugomba kubaha abayobozi batuyobora. Urumva? Ntabwo idusaba kutubaha, gukurikirana, kuko n'ubwo buyobozi bw'igihugu buri gusaba ko igihugu cyacu kigira imyemerere igendeye ku mabwiriza ya leta. Abo bayobozi nabo bashyizweho n'Imana. Ubwo rero ntabwo turi gusobanukirwa neza niba ari ADEPR murwanya cyangwa niba ari ari igihugu murwanya. Ubwo rero mubisobanure neza, dusobanukirwe kuko niba igihugu cyose kigomba kugira agenda, niba igihugu cyose kigomba kugira agenda, no muri ADEPR hagomba kubamo agenda. Urumva? Twagiye tubona ko abayobozi b'abadamu mu nzego zitandukanye bagiye bakora kandi bagakora ibintu by'imbaraga. Ubuse tuvuge ko utarayoborwa na meya w'akarere w'umugore, tuvuge ko utarayoborwa se n'umuyobozi w'intara w'umugore, tuvuge se ko utarayoborwa na gitifu w'umurenge w'umugore, tuvuge ko utarayoborwa na minisitiri w'umugore. Kumva rero ngo umugore ngo yabaye umushumba, ukumva ko ngo ibibazo ngo byacitse, ngo ibintu byose byacitse, noneho ukabivuga uri no mu iryo torero urimo, ngenda mbona ari ukuyoba. Ntabwo ari ubusirimu rwose, babwiza ukuri, ntabwo ari ubusirimu. Ubwo si ubusirimu, ni musimuke mu mutwe, mugire agakiza, mukizwe, mukorere Imana, munasirimuke. Mwe abakozi b'Imana basirimutse. None se ntiwigeze usenga? Ntabwo mwigeze musenge, nta cyumba wasengeyemo noneho icyo cyumba kiyoborwa n'umugore? Ntabwo wagisengeyemo? Ujya aho umbwire ko utigeze ugisengeramo, kiyoborwa n'umugore? Yakuyoboye nabi se? Ko wageze se kuri urwo rwego uriho, ko ufite ako gakiza wiratana ufite karuta k'abandi, ko ufite uwo mwuka uri kuvuga ntazi aho ukura, ushobora kuba usanga ari umwuka wenda ari nawo mwuka wa Antikristo, kuko si njyewe ugenzura imyuka, ariko ni mu bakirisitu. Indirimbo tuyaturirimba igivuga ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Uko si ugukizwa gufata itorero urimo ukaryambika ubusa, uko si ugukizwa, ako si agakiza, ahubwo abo ni abadayimoni. Mbikubwire rwose mpagaze ku maguru abiri, ayo ni abadayimoni. Gufata umwanya wawe ukavuga nabi, ugatuka, ukagera no ku rwego utuka umushumba. Urumva? Ibyo bintu uretse no kuvuga ngo ni ubupagani, bigize n'icyaha. Mwakagombye kuba mukurikiranwa n'amategeko akabakurikirana. Uretse ko Bibiliya idusaba kubabarira 7:77, ariko ubundi mwagombye kuba ADEPR yagombye kubibakurikirana, ariko ADEPR ni insirimu, ntabwo ibwirirwa ibakurikirana. Icyo tubasaba ni mukizwe, muve mu byo murimo, mukorere Imana nyakuri, Imana yo mu ijuru. Mwe kuba muri ibyo, mwaguma muri ibyo ngo murafata umwanya ngo mwambika ubusa idini runaka, fata umwanya ku idini. No, ntago ari byo. Kuki se uririmo ubundi? Kuki uririmo? Nababwiye ko uyu munsi iki kiganiro nyine nagikoze mbabaye, niyo mpamvu mwabonye navuganye amagambo, navuganye ubukana. Buriya nta nubwo bikwiye. Uretse n'umushumba, njya numva hari n'abantu, n'umuntu ugira gutya akareba nka perezida w'igihugu runaka, ngo nuko wenda icyo gihugu kitumvikana n'icyacu, ukabona afashe inzira, afashe perezida aramututse, kandi perezida ayoboye ibihumbi bingahe, watabasha no kuyobora n'umudugudu. Ntabwo buriya bikwiye.
ntago ari umuco mwiza, uwo si umuco ukwiye. Wenda birashoboka ko n'ibyo wari kuvuga byaba ari ukuri, ariko se niyo byaba ari ukuri ukwiye gutuka umushumba? Ese niyo byaba ari ukuri, ni wowe mukristo wo muri iryo torero, ni wowe ukwiye gufata iya mbere kuza kwambika ubusa iryo torero urimo, iryo dini ubarizwamo? Ni wowe? Ntabwo bikwiye. Niba wumva imyemerere y'abantu y'ahantu uri itakwemerera kuhaguma, have ugende aho ushaka kujya, ujye mu idini ushaka kujyamo, ariko ibintu byo gusebanya bireke. Niba uri kubona utari guhuza n'iryo dini ubarizwamo, rivemo. Ufite uburenganzira, kuko Bibiliya iravuga ngo umudugudu umwe nukunanira uzajye mu wundi. Rivemo ujye mu byo ushaka kubamo, ni uburenganzira bwawe, na leta ntizabikubuza. Nta n'umukristo uzaguhagarika ngo akubuze ngo kubera icyo ugiye muri rya dini runaka. Ntabwo umushumba azakubuza ngo kuki ugiye muri rya dini runaka. Ariko ibintu byo gusebanya byo bireke, n'ibintu byo gutukana bireke. Uri umukristo, kuko iyo utukanye ugatuka ampulisi umushumba yawe, ntabwo ariko kugaragaza ko ufite agakiza, oya, ahubwo ugaragaje ko uri umupagani. Ariko siko bizahora, bamutegereje. Imana rero ibashyigikire, abantu mwese mwakurikiye ikiganiro cyanjye, mwakurikiye iki kiganiro, ndabashimiye. Nimukomeze mukande subscribe, natwe dutere imbere. Mukomeze mukande subscribe, like na comment, kugira ngo ibi biganiro uko dushyizeho ikiganiro kizajye kikugeraho. Urumva, ukande kukazogera, uko dushyizeho ikiganiro kikugereho. Kandi kuri kara kazogera ugakandeho, uko dushyize ku kiganiro uhite ukibona notification tuyibona, ubundi ugifungure ukirebe cyose, wumve natwe ibitekerezo tuba twatanze, wumve natwe icyo tuba dutekereza kuri ibintu biba biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ujye ubyumva, udukurikire, ahasigaye tujye tubana nyine muri ibi biganiro. Bifurije rero umugisha w'Imana, bifurije gukizwa no gukomera, bifurijwe kubana n'Imana, kandi bifurije agakiza kuzuye gaturuka ku Mana, katari akanyakinyoma. Urumva, kandi mbifurije kuzura umwuka wera, umwuka wera w'Imana, apana kuzura imyuka, kuko imyuka iriho ni myinshi, ariko umwuka wera w'Imana ni umwe. Niwe utuyobora, kandi utuyobora mu nzira nziza. Ntabwo ujye utuyobora mu nzira mbi yo gutukana, mu nzira mbi yo gukora ibizira, mu nzira mbi yo gukora ibyaha, mu nzira mbi yo kunyura mu nzira zidakwiriye. Urumva, ahubwo utuyobora mu nzira nziza yo kubaha Imana no gukiranuka, no kubaha abatuyobora, no kubaha abakuru. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ciao ciao.